Yes, tubahaye ikaze nanone kuri wa muyoboro wacu. Umutumirwa wacu yagarutse, umwite Mi, umwite Dazo, umwite Manodi na rya rindi barwubatse mpanga y'akimana rya cyane ndarushenye. impanga ni ndarushenye. Yes, turacyagaruka gusigasira umuco uko twabyiyemeje. Uyu munsi udufitiye iki noneho? Nk'ibisanzwe ni kwa gusigasira umuco nyarwanda wacu ndetse n'indangagaciro na kirazira bikwiriye kuranga igihugu cyacu mu rwego rwo kubungabunga kugira ngo utazazima nyine. Uyu munsi nagize ngo rero tuganire ku kantu kandi karanze umuco wacu nyarwanda ko mu bakurambere bacu bo hambere ba Gihanga cyahanze u Rwanda. Kera ngo habagaho ikintu bita umuco bitaga gukazanura w'abasaza bo hambere. Icyo kintu ngira ngo tugarukeho tuze kuganiraho. Ntago ndi mukuru wo mu bakuru ariko nta nubwo ndi mutoya cyangwa gito. Ndagira mbanze gusobanurira ukuntu wakorwaga. Umuco gukazanura ngo hambere iyo umugeni yashyingirwaga habanzaga kuza ngo sebukwe akaba ari ubanza kujya kugira ngo ajye gukora kuri bya bindi by'amabanga y'abakuru, kumvira umuhungu we ko biryoshye se. Yabanzaga kumwumvira, akabanza kujya kumvira umuhungu we yuko bikoze cyangwa uko bimeze neza. Cyangwa se no mu rugero rwa kabiri ngo hakaba igihe umuhungu byabaga yenda byamunaniye, hanyuma igihe babandi babikurikiranye harimo ba nyirasenge bumvise byanze ngo bagahamagara umusaza akaba ari ujya kumwumvira ukuntu bimeze, akabanza akajya kubimutunganyiriza nyine. Ubwo muri make niko navuga. Then nyuma hari umusore nimba hari yarabaga abimenye simbizi, muraza kudusobanurira namwe byanga bikora mufite igitekerezo, yaba abadukurikiranye, yaba abashuti bacu, yaba abatwumvira hanze y'imbibi hose. Uwo muco ko wabagaho njya nibaza, ndabyibaza ku bwanjye none ahangaha nkibaza ese iryo ntabwo ryari ihohoterwa ryatangiye mbere ry'abagore buriya kuko wakwibaza ukuntu umusaza yagiraga gutya akagenda akajya gutera akabariro, reka tubivuge bamugari no mu mazina yabyo nta nicyo binatwaye, gutera akabariro ku mukazana we mu gihe umuhungu we nawe azagenda akaba yagira gute mu by'ukurwa ko aho yavanye akaba ari nawe umuhungu ariho azashyira. Naguciye mu ijambo se ubwo nta hantu bihuriye nuko ubundi kera umuranga wenda nabyo tuzabigarukaho. Umuranga ari we harambagizaga umuryango ndakeka kuko ntabwo ari byo. Kera icyo bitaga umuranga ntabwo byaturukaga kuvuga ngo ni umuryango waranze umugeni, ahubwo n'inshuti, kuko kera hahozeho urukundo rw'imiryango igahuza ku gasozi, yaba bafitanye amaraso baba batayafitanye, ku buryo njyewe nashobora kuba ndi umusaza nkaba ndi inshuti yawe, narangiza nkabwira umuhungu wawe nti hari ahantu hari umukobwa mwiza wo mu bwoko n'ubu ushobora guhuza n'ubwawe. Nibyo se nkavuga ni umukobwa muzi imico, nzi imikurire ye, nzi n'uko yarezwe, nkurikije n'igisekuruza cyiwe, nzi imico yabo. aho hantu ntabwo nsobanukiwe, ndabisubiramo muce mu ijambo ho gato. Umuranga niwe wabwiraga umuhungu ngo amushakire umugeni cyangwa umuryango? Umuranga yabanzaga kuganira na se w'umusore cyangwa se w'umukobwa. Nicyo nashakaga kugeraho. Ntago kuko akenshi abahungu bo hambere cyangwa abasore bo hambere byabaga bigoye kugira ngo bigerereyo, ntaho bahuriraga n'abakobwa. Ni hafi ya ntaho wasangaga ababyeyi aribo ibyo bintu babizi bakabikurikira. N'ubu mu umuhango wo gusaba uzabicunge neza mu biganiro bakunda kugirana, iyo bari kuganira babikomozaho bakabivuga ukumva yuko nyine iyo bazi gusaba neza, yego, hari ibiganiro bagirana ukumva neza yuko n'ubundi wagira ngo nta hantu umusore aba yarahuriye n'umukobwa, ahubwo ukagira ngo abasazi nibo baziranye, uretse ko wacitse nyine ari wa muco wacu nyine ugenda ucika. Kuko iki gihe bajya kugusabira umukobwa ugasanga mumaze kubanaho n'amezi n'andi. Ubwo niyo mpamvu babyise ko ari imihango. Icyo bita umuhango cyo n'irindi jambo rijimije. Urabona umuhango ni ijambo rikomeye.
ni ijambo rikomeye, navuga ko ari n'inshinga y'imbundo, ni inshinga buriya idatondaguye. Kuko reba, habaho umuhango wo gushyingirwa, hakabaho umuhango wo gushyingura, hakabaho n'undi muhango, no mu bindi bica n'ibindi bintu bagenda bavuga icyo bita umuhango wibyitiranya n'imihango, kwa kundi kuko hari n'ibindi bigenda bihura nabyo hari ibindi bigenda bihura byo wakwita imihango, ariko urumva umuhango nyine ushobora kuvuga yenda umuhango wo gushyingura, hakaba habaye imihango ibiri yo gushyingura. icyo nashakaga kuvuga, umuhango ubundi wenda sinzi abadukurikiye bazaduhaho inyunganizi. Ngewe nk'uko mbyumva umuhango ndumva ari nk'urwiyerurutso, nyine hari umugani wa kinyarwanda babikoze nk'umuhango. Ikintu umuntu yita umuhango, nabikubwiye neza ko ari inshinga idatondaguye. Rero ugiye gusobanura umuhango, umuhango usobanuye igikorwa runaka nyine cyabaye, ariko ni igikorwa kidasanzwe, ntabwo buri gikorwa cyose bacyita umuhango. Kuko nk'ubu ngubu ugiye no gufata ingero runaka ukavuga ngo imihango y'ibikorwa nk'ibyo ngibyo ushobora kuba utabona inshuro 5. ni nk'umugenzi umuhango wo gushyingura, rero wakwita nteroma mu ndimi z'amahanga, ukamenya umuhango wo gushyingirwa, umuhango wo kurahira kwa perezida wa repubulika, umuhango wo guterekera abagaho, nawo ni umuhango se cyangwa uriya ni umuco? nawo wari umuhango, umuhango wo guterekera nawo byabagaho. Okay, none ibyo bihuza ute no kuvuga rero ngo ushobora kuba hari aho bihuriye n'ihohoterwa ry'abadamu? Tugarutse kuri kariya nari nakomojeho, n'ubu ndacyabyibaza pe, ngakomeza nkanabyibaza, niba papa wambyaye yarashobora kugenda akabanza akandongorera umugore, kandi ari njye bamusabiye, ese umugore wanjye arongoye ko ari njyewe uzamugumana, ese ntabwo ubwo kwaba ari uko, ntabwo naba nsuzuguye papa, kuko papa urabizi ko ari umuntu wubashywe. Niba papa ashobora kuba yandongorera umugore, narangiza nkongera nkagenda nkajya gusubiza aho yavanye, ese ntabwo nsuzuguye papa? Ese ahubwo ubwo uribuka ko ari uba wanamugusabiye? aba yamunsabiye, yego, yanagukwereye, yaranakubakiye, yego, ariko wibuke ko papa ahindukira akajya kurongora mama, none urumva njye mba ntasuzuguye papa. Niyo mpamvu nyine kera ubwo abahungu bubahaga base n'abageni bakubaha base bukwe ko babaga bafitanye igihango. Ngewe ni uko imyumvire yanjye ndi kubyumva, ahubwo wenda ibyo bintu bishobora kuba bifitanye akantu, kandi wenda nuko twabivuga gutya, ubundi si ubwo ntibibaho, nubwo bishobora kuba bikorwa wenda batabizi. Ubu mu kiganiro cy'ubwashize twabiganira, urabizi, ubu ngubu bibaho, bikaba byanabaho nuko wabyaye ntubimenye, sibyo? Kuko umwana acanga nkabana n'umubyaye, twabivuze simwe kubigarukaho, bazareba ikiganiro birushize, bazakurikira ikiganiro twakoze ubwashize, muzabyumva neza. Ariko ngewe icyo ntekereza cy'uko mujeho n'icyo ngicyo navuga, niba koko kera hariho kubaha ababyeyi kurenza uko iki gihe, yego, ushobora gusanga iyo sano yarabaga irimo yo kuba uvuga uti papa ndamwubaha, dusangiye umugore, reka mvuge ko ubwo tunamusangiye, ariko n'ubundi mwaga mumusangiye, kuko urumva wenda papa ubwo dusangiye umugore, abantu akaba papa, akanahindukira akanaba nande n'umugabo w'umugore wawe, ariko n'ubundi bavuga ko ari umugabo mukuru, ariko n'ubundi aba ari we mukuru kuko niwe baramubanje cyane, ko babaga abakobwa kera babaga ari n'amasugi. Icyo nibaza kigaruka kikanshobera, ibyo twita ihohoterwa none ahangaha, ese nk'uwo umugeni ko yabaga ataje yiteguye kurongorwa n'uwo na papa, cyane ko wenda yashobora kuba wenda ataranamukunze, reka tubare none binigiye inyuma, none wenda twe kubyumva muri cya gihe babateruraga babajyana, ari wo muhango wo gusaba n'ubundi bagerageza kubahiriza. Reka tubare none ahangaha, nimba wenda nimba umukobwa yarankunze, mu kunkunda
yarangiza mbere y'uko tubona nayo twarihanganye twararezwe gikirisitu, hanyuma inshuro ya mbere ku mwanya wa mbere akazamurwa na papa. Ese urumva yaba yarakunze papa? Noneho rero ahantu bihuriye uravuze ngo gikirisitu, kandi igikirisitu ibyo byaje byica umuco sibyo? Ni ikibazo. Kandi nanone ibyo uri kuvuga ngo akarongorwa ngo waramukunze kwa cyangwa yarankunze, kuba yarankunze si tubonana bwa mbere akabanza kubona na papa, ese ibyo ntabwo ari ihohotera? uzi ikintu mise numvamo, ahubwo dushobora kuba turi guhuza ibihe bitari guhura. Kuko icyo gihe nkeka ukazanura bigezweho, ntabwo byita ngo bigezweho byarakorwaga, ni igihe umuryango wabaga kwa kundi nabyo wenda tuzashaka undi muntu aze mu biganireho, baguhaga baguteruraga ariko n'ubundi ubwo wabaga washatse, noneho utazi nawe hakabaho ibintu byo gukuranaho amavuta, sinzi nimba ubizi. Yagendaga bamusize ngo amavuta, oya amavuta yayisigaga harahageze n'ikimuri yagendaga bakisize. N'abatumirwa abadukurikira bazaduha inyunganizi, tubwire muti byagendaga gutya, tubwire muti yagendaga atya, tubwire muti umusaza yabikoraga byagenze gutya. Noneho ningaruka inyuma ho gato, uravuze ngo ntabwo yabaga bizi ko sebukwe bararyamana. Ntabwo yabaga azi ko bazaryamana. Koko se nibyo ibyo bavugaga? Se baganiraga na ba nyirasenge ni ibiki? Asigaye ahura n'abashuti be ngo nibo ba nyirasenge, ariko tukibwira ngo ni nkaho ari ba nyirasenge, bakaza ukibaza inama bagiye kumuha, ukibaza izo arizo. Iyo baje uburere buba butandukanye, ndetse hari n'igihe bamwe baba ari n'ibirara batanaziranye bafite n'uburere bukeya, gusa bakumva ngo ni wa muhango, bakaza bitwaje impano runaka ziri aho ngaho zo kumuhereza, ni imyenda y'imbere se, ni amavuta se, ni udukoresho runaka nyine tw'impano two kumuha. Ntabwo kiri wa muhango wa kera aho ba nyirasenge begeraga umugeni bakamubwira ukuntu azitwararika, bakamubwira ibyo azirinda, bakamubwira uburyo azitwara imbere y'umugabo, bakamubwira uburyo azajya aba ameze mu rugo. Ariho ngo amazina yo hambere yabisobanuraga neza, aho kera bitaga ngo ba mukesharugo, ba muberarugo. Urumva kubera iki? Ni ba bantu nyine n'ubundi batojwe iyo mico. Ubwo yabaga aturuka nko kuri nyina, kuri mama we, bakavuga bati bamwise mukesharugo kubera yuko nyina yabashije kuba ameze neza mu rugo yiyubatse, abasha kubaha umugabo, abasha kumenya imico, abasha gusiporuta imico yo mu rugo. Sibyo bimuhesha agaciro nyine nk'umugore, abasha kugaragara gutyo. Ariko ubu ngubu kw'iki gihe tugarutse ku muco, kuko tugenda tubihuza, nubwo bigoye kuzawugarura, iyo urebye rwose usanga byarahindutse. Hakorwa iki rero nkawe nayo yavuga mu bushishozi bwawe, nkawe kuri wowe urabona hakorwa iki? Mu bushishozi bwanjye wenda no mu busesenguzi igihe ikintu navuga, biragoye ariko birashoboka. Bagiye badukurikira kuri no channel yacu, bagakurikira ibintu tuba tuganira mu kiganiro cy'ubutaha wenda, kuko ubu ngubu wenda sinabirambura nkurikije na cyagiye, ariko tuzagenda tubahereza ibintu ngenderwaho bishobora kuba byaranga umugeni, bishobora kuba byaranga umutumirwa, ku buryo nibuze urugo rwakubakika neza. Izo ngero tuzagenda tuzishaka, hanyuma tubikore mu kiganiro cy'ubutaha, ku buryo abantu bazagenda bose, abagikurikira bose bazagenda babasha gusigasira umuco wacu, hanyuma bityo tukagira sosiyete nyarwanda nziza ibereye abakurambere bacu nk'uko babaga babanye neza kera. Yego, dusoza tuributsa abashuti bacu abadukurikira ko dukeneye inyunganizi zabo, comment, share, sub, ndetse n'ibyo twakosora n'ibyo twakongeramo. Inyunganizi y'ibitekerezo irakenewe cyane kuko byanga bikunda ababasha gukurikira ibiganiro tuganira, bisigasira nyine wa muco nyarwanda wacu twahoranye, kugira ngo turebe ko twakwigobotora ino ngoyi y'ubukoroni twagiyemo. Sibyo, kuko buriya iyo witegereje usanga ari umuco wacu wagiye wangirikira.
cyane. hanyuma mutubwire muti inyunganizi ni iyi ngiyi, mutubwire muti se mwakongeramo ibi ngibi, mutubwire muti mwaganira kuri iki ngiki, kuko twebwe turi hano kubera mwebwe. Ibiganiro tugomba kubashyiriraho ni ibiganiro mugomba kumva, ababasha kubitega amatwi hari aho byakuvana hari n'aho byakugeza. Yego. Nuko nguko musangize bagenzi banyu abo byafashije. Ukore subscribe, Yego. comment na like, hanyuma ubundi dukomeze twagura umuco wacu. Ni byiza cyane. Bawo Emi, wakoze rero ku bw'uyu munsi, reka turarikira abantu bacu ikiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane hano kutwakira muri studio. Murakoze.